hari ugusigwa bundi bushya, hari ugusubirana amavuta yawe, hari ukongera kumva umunezero w'Imana mu buzima bwawe. Wabuze ibitotsi, uraryama nusinzire, ukazibira hanze, mugabo yaragutaye, ariko mu mpinga y'umusozi niyo ndabona ariho Yesu abonekeye, ndabona ariho Yesu aziye kugira ngo azatabare uwo yameneye amaraso, azatabare uwo yavuganye nawe. Nshuti bakundwa, mukunda ikiganiro cyacu ku Ikamba TV, tubahesheje umugisha mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni wa wundi rero nk'uko bisanzwe, Reverend Pastor Steven ugarutse kuganira namwe. Ndabakunda kandi ndashima Imana uburyo mukomeje kudukurikirana, ndetse n'uburyo mukomeje kuturika ko muri kumwe natwe. Umwami Yesu abaho umugisha. Uyu munsi nabateguriye inyigisho ivuga ku maguru azanye inkuru nziza. Agiye uhura n'amaguru akubwira ibibi, amaguru akubwira kutazashaka, amaguru akubwira kutazabona akazi, amaguru agupfobya. Ariko iki gitondo, uyu mugoroba, aya masaha, hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Amen. Kandi ayo maguru aje ari wowe washaka, aje ari wowe waje kureba. Turaza kuganira igitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibice byaho 2. Tuhere ku murongo wa mbere, turebe mu by'ukuri akamaro k'amaguru azanye inkuru nziza. Reka dusome cya 2 umurongo wa mbere. Biravuze ngo, dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Haleluya. Akamamaza iby'amahoro. Imana ishimwe cyane. Igihe kirageze ngo amaguru azanye inkuru nziza aje kwamamaza iby'amahoro aboneke mu buzima bwawe. Haleluya. Ngo Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Iyi nyuguti ndayikunda cyane. Murongo wa 2 uravuze ngo, uvunagura azamuca imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira, kenyera ukomeze, wiyongeremo imbaraga y'ubutwari. Uwiteka aguhaye icyubahiro cya Yakobo nk'icyubahiro cya Isiraheli, kuko abanyazi babasahuye bakabakokora amashami y'inzabibu zabo. Haleluya. Imana ishimwe kuri aya magambo tugiye kuganiraho. Ni amagambo y'ubuhanuzi. Uyu mugabo arimo aravugana nanjye, arimo aravugana nawe. Iri jambo ni njye nawe Imana irimo kutubwira. Iratubwira ngo uyu yari umuntu uriho mu buzima bwa wenyine, uriho mu buzima bwo gutabwa, mu buzima bwo kujugunywa. Yari yarashyizwe ahantu nta muntu umwitayeho nk'uko nta muntu ukwitaho. Yagerageje kwiyambaza inshuti n'abavandimwe, ariko nta muntu wigeze ugira icyo amumarira. Ariko arasenga, yegera Imana. Ijwi ry'Uwiteka riramunuka riramubwira ngo, mva, hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Aho abantu banyuze baguca intege, aho abantu banyuze bagufeka, aho abantu banyuze bagutesha agaciro, iyo nzira banyuriyemo ni nayo Imana inyuriye ije kukurengera. Ntabwo Imana izaca mu yindi nzira, oya, izaca muri ya nzira bakuvugiyemo, izaca muri ya nzira bagujugunyiyemo, izaca muri ya nzira bavuze ko nta cyiza uzimarira. Ndashimira Yesu ko yaje kudutabara, abikorera imbere y'abanzi bacu. Amubwira ngo, dore mu mpinga y'imisozi. Umusozi ubundi murabizi ko iyo umuntu ahagaze ku musozi aba areba mu mpinga. Arimo arabwirwa ubuhanuzi, dore mu mpinga y'umusozi iyo hejuru hari amaguru yuzanye inkuru nziza, aje kukubwira ko ibyo abantu batakumariye aje kubimara. Uyu ni Yesu wenyine wakora ibi bitangaza. Kubera ko hari igihe umuntu yizera umuntu, kuvuga ngo uko biri kose uyu muntu turasengana, turabana, nubwo bimeze gutyo ni gutegura ubukwe azamfasha. Ariko wajya kumusanga ugasanga ibibazo afite birenze ibyo ufite. Uwo ni umuntu. Hari n'igihe umuntu yizera papa we, yizera mama we, yizera abavandimwe be, ariko ni abantu. Ariko hano ndakubwira kudahanga amaso abantu, ugahanga amaso aho utegereje Uwiteka. Jambo ryarambwiye ngo, naho imitini itatoha, inzabibu nizera imbuto, bagahingira ubusimyera, ngo nta kabuza ko nishimira Uwiteka. Uyu ni umuntu wamaze kumara amazi. Amaso ye
Habakuki yavuze amagambo meza, aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire. Ni umurindiye icyo avuganye n'Imana, ni umuntu urindiriye ineza y'Imana. Ese urindiye iki mwene data? Hari umusore wakubeshye, hari umukobwa wakubeshye, wakomerekejwe n'abantu, ariko Yesu aje kukomora, aje kukomora icyo kigeragezo. Hari ukuntu wizeye abantu baraguhemukira, hari ukuntu wakoranye n'abantu bagusiga mu kibazo, hari ukuntu watangiye kampani abantu murakorana, amafaranga amaze kuboneka baratwara bagusigana igikomere. Ndagira ngo ubwire ngo mu mpinga y'imisozi, aho abantu batareba, aho abantu batazi, niho Yesu atungukiye. Yesu yigeze gutunguka mu mpinga y'umusozi, atungukira ku muntu witwa Petero. Petero yaraye aroba n'abazebedeyo mana yanjye baraye baroba ijoro ryose ntibagira ikintu bafata, ariko mu gitondo abantu bamaze kuba benshi, haleluya, abantu bamaze kubagota, nta byiringiro, barimo kumesa ishundura, barimo gutegura imiraga yabo ngo batahane ikimwaro, batahane igisuzuguriro, batahane gukorwa n'isoni. Ngo ariko Yesu abitegereje abona ko aho hantu mu mpinga y'imisozi yarimo abareba. Yesu niwe wabwiye isamaki ngo nizihagarare, Yesu niwe wabwiye isamaki ngo nizize mu mwanya aho bari bazikenereye. Aho rero niho hagaragariye imbaraga z'ubutabazi. Abantu barabizi ko bitazashoboka, abantu barabizi ko nta cyerekezo, abantu barabizi ko wamwaye, abantu barabizi ko byarangiye, ariko mu mpinga y'imisozi aho hejuru ntimanje gutabarira. Aho ngaho niho Uwiteka atungukiye. Hari umuseke w'igitondo, hari umucyo w'Imana ukurasiye, hari ugusigwa bundi bushya, hari ugusubirana amavuta yawe, hari ukongera kumva umunezero w'Imana mu buzima bwawe. Wabuze ibitotsi, bararyama nusinzire, ukazibira hanze, mugabo yaragutaye, ariko mu mpinga y'umusozi niho ndabona ariho Yesu abonekeye, ndabona ariho Yesu aziye kugira ngo azatabare uwo yameneye amaraso, azatabare uwo yavuganye nawe. Ngo Yesu ahageze ngo abasanga ku mazi, ngo arababaza ngo hari icyo mwaronse? Ngarabwira ngo ntacyo. Ngo arangije asaba Petero ubwato, haleluya. Petero ngo arabumuhereza, ngo aramubwira ngo nsureho gatoya. Ngo Yesu yegera imbere gatoya, atangira kuvuga ijambo ry'Imana, atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo ukomeza gukurikirana izi nyigisho zacu ku Ikamba TV, uko ukomeza kugenda udukurikirana, uzagenda wakira imbaraga z'igitangaza, uzagenda wakira ubutware bw'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Reka ngubwire mwene data, ntabwo umuntu akomera gutyo gusa adafite ibimukomeje. Abantu bagiye bakomera bafite ibintu byabakomeje. Hari abakomejwe n'imiryango, hari abakomejwe n'amafaranga, hari abakomejwe na bene wabo, hari n'abakomejwe naho bavukiye. Ariko twebweho twakomejwe no kwizera Yesu umwami n'umukiza, twakomejwe no gufata ibyiringiro byacu tukabigira muri Yesu. Yesu yigeze abwira abantu, arabwira ngo aho umutima w'umuntu uri, aho intekerezo z'umuntu ziri, niho n'ubutunzi bwe buba. Reka ngubwire, ibyo uhora utekereza ni wowe. Uko uhora utekereza nzasubizwa, uzasubizwa, kuko umuhanuzi wa mbere ku buzima bwawe ni wowe. Amagambo ugenda wivugaho, amagambo ugenda wiyaturaho, amagambo ugenda wihanurira, uko ugenda usenga, uko ugenda wegera Imana, uko ugenda wihanurira, uko ugenda ubwira Satani ngo igihe cyo kwakira umugisha ni iki, uko ugenda ubwira abadayimoni ngo muve imbere ntambuke, uko ugenda ubwira abarozi ngo sinzapfa nzarama. Ndagira ngo ubwire ngo amateka azahinduka. Twagiye tuvukira ahantu bagiye batuvuga amagambo mabi, kwa ba data no kwa ba mama, tukavukira ahantu barakoreza akarandi, baraterekereye. Reka mbabwire, ndimo kubategurira imikasi uzakoresha ukata imbaraga za karande ziwanyu. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi, ariko umukasi wa mbere ni ukumenya aho wavukiye, kumenya ikibazo cy'iwanyu, kumenya karande y'iwanyu. Iyo wamenye imbaraga zikurwanya, umenya imbaraga uri bukoreshe urwanya wa mudayimoni. Amen. Ngo hageze rero arabwiriza nk'uko bisanzwe, ariko uko yabwirizaga isamaki zimutega amatwi, isamaki ziraza. Ngo arangije abwira Petero ngo noneho mushobora kuroba. Petero aramubwira ngo databuja, tware ijoro ryose ntacyo twafashe. Ngo ariko ubwo ari wowe bivuze, reka tubikore. Iyo Yesu avuze ijambo nta kabuza rirasohora. Iyo Yesu akubwiye ngo azakubakira i Kigali, azagutuza. Kabeho nabwiye banza byarangiye.
habeho naho amazu yarangiye, ariko Yesu Kristo umwami w'abami ntashobora kubura hagutuza. Yesu yigeze abaza Gahini umunsi umwe, murabizi uburyo Gahini na Abeli bagiye gutanga ituro. Nuko Gahini afata mu bishyimbo arangije atwarira Imana. Abeli agira ihishurirwa, afata mu mukumbi we, afata mitungo rishishe, afata ku mavuta atwarira Uwiteka. Ngo Imana yishimira ituro rya Abeli, yanga irya Gahini. Birambwira ngo Imana ibwira Gahini ngo ariko nawe nukora ibyiza uzemerwa. Twemerwa ryari? Twemerwa n'imirimo dukora, imirimo myiza, kubana n'abantu neza, kuvuga neza, gukora neza. Reka mbabwire, umuyobozi mwiza yemerwa n'abaturage. Iyo umuntu akora ibintu byiza nta muntu utamwemera. Nanjye nawe turasabwa gukora neza kugira ngo Yesu Kristo agumye ahabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Gahini abura umugisha, Abeli arawubona. Nubwo Gahini yishe Abeli, ariko amaraso ye n'ubugingo niwe aracyavuga. Gahini abikivume. Wirinde umwuka wa Gahini, wakira umwuka wa Abeli. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wakira umwuka wa Abeli, umwuka wo kubaha, umwuka wo gukorera Imana, umwuka wo kuramya Imana, umwuka wo gusenga, umwuka wo gutanga, umwuka wo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ndabizi ufite inzu nini, urarara mu cyumba kimwe gusa, bindi byuma byose biri mu busa, nyamara hanze dufite imfubyi zafite aho zirara. Reka ngubwire mwene data, nubona Imana igutabaye ntugire ngo nuko wasenze cyane. Oya, ahubwo ni igihe. Amen. Kandi igihe kigeze umuntu yakira amasezerano. Nubona undi muntu atarasubizwa ntugire ngo ni ibyaha, ahubwo umwami Imana afite ukuntu yagiye apanga ibintu. Yabanjije wowe kugira ngo utagwa. Impamvu njyewe nawe tutarasubizwa nuko Uwiteka twizeye. Ntabwo dushobora kuvana amaso ku Uwiteka. Habeho naho tutarabona imigati. Kubera ko imigati niyo Uwiteka. Urabizi ko Yesu yafashe amafi 2 n'imigati 5 akagabura abantu 5,000. Bose ni iki Yesu cyamunanira? Ntabwo Yesu ananiwe gukora, ntabwo Yesu yakwirengagiza. Ariko dore amaguru uzanye inkuru nziza. Aho Yesu yageraga, Yesu yageze kwa Yayiro. Umva amaguru. Yesu yageze kwa Yayiro, umwana Yayiro yari yapfuye, ariko hari amaguru yari yahageze ntiyagira icyo akora. Sinzi niba unyumva. Hari amaguru wahuye nayo agusigira agahinda, hari amaguru wahuye nayo agusigira ibikomere, ariko hari andi maguru aje. Ayo ni amaguru ya Yesu umwami w'abami. Yesu ageze kwa Yayiro, reka mbabwire, aho abandi bantu banyuze niho Yesu yanyuze. Ariko amaguru yari atandukanye n'andi maguru. Andi maguru yari yaje kurira, andi maguru yari yaje kureba ibyabaye. Ariko ngo Yesu ahageze ngo yinjira mu cyumba, ngo ajya aho umwana aryamye, ngo aramutegeka ngo kobwa abyuka, hari ibintu amaguru aje iwawe aje gutegeka, hari ibintu bitagendaga neza, uracuruza ugahomba, mu rugo ni rwaserera, abana ntibumvikana, we n'umugabo ntimuhuza, ariko hari amaguru. Akira ayo maguru mu izina rya Yesu, akira ayo maguru mu izina rya Yesu, akira ayo maguru y'umwami Yesu aje mu rugo rwawe, aje gukiza iyo kanseri, aje gukiza iyo hepatite, aje gukiza umuvuduko w'amaraso, aje kuringaniza ibitaringaniye, aje kugusubiza agaciro. Nguvunagura azamukiye imbere yawe, komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi Imana iraburangije. Dayimoni wazengurukaga iwawe, murozi wazengurukaga iwawe, uwo mupfumu umaze igihe akuzengereje, mu izina rya Yesu niho harara amapusi wawe, niho urarurwa n'abadayimoni, niho uryama ugashikagurika, niho uryama ntusinzire. Iri joro ntabwo wasinziye, maze igihe udasinzira, amafaranga yageze mu rugo abana bararwara. Iyo umugabo ahembwe nibwo abadayimoni bahaguruka. Ariko uwo mwuka ndawanze mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo Imana yakuremeye kubabara, ntabwo Imana yakuremeye kuba mu nzu y'ubukode, ntabwo Imana yakuremeye guhora wimuka, ntabwo Imana yakuremeye gukomeza kuba muri ubwo buzima. Haracari ibyiringiro. Iyo igiti cyatemwe kikuma nta sura kigira, ariko iyo gishibutse kigaragaza isura yacyo. Akira isura mu izina rya Yesu, akira ubutabazi mu izina rya Yesu, akira ubyaro mu izina rya Yesu, akira amahirwe dayimoni yari yakwatse. Topele volekide. Akira kongera gusubizwamo imbaraga zo gusenga, zo kwiyiriza, zo kuvuga ukuri. Uwo mwuka wo kubesha, iyo umuntu atinze mu kinyoma, iyo umuntu atinze mu mwijima, birangira abonye ko umwijima wabaye umucyo. Iyo umuntu atinze mu cyaha, birangira abonye ko icyaha ari ukuri. Iyo umuntu atinze mu gusambana, akubwira ko gusambana nta cyaha. Iyo umuntu atinze mu kunywa inzoga, akubwira ko kunywa inzoga nta cyaha. Ndagira ngo ngubwire, vino n'umukoba ushobora nazo ntagira ubwenge.
tegeka rero icyo cyaha, kuko Imana yabwiye Gahini ngo dore ibyaha byitugatiye biri kwitugatuga ku muryango w'umutima wawe, ni wowe ukwiriye kubitegeka, ni wowe ukwiriye gutegeka umwuka ukubwira kwikinisha, ni wowe ukwiriye gutegeka umwuka ukubwira kuri ureba filime zangiza ubwongo bwawe, ni wowe ukwiriye gutegeka umwuka ukubwira gusuzugura umugabo wawe, ni wowe ukwiriye gutegeka imbaraga zikubwira kurara unywa inzoga iwanjye batabizi, ni wowe ukwiriye gutegeka uwo mwuka ukubwira gukora ibyo uri gukora. Ni wowe wenyine ukuri uragufite, ukuri warakumenye. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Urasenga urabizi, hagira ngo ngubwire mwene data, dufite ikibazo cy'uko abantu bataye umwuka wera. Agakiza kacu kabaye agakiza ka demudi, kabaye agakiza gasanzwe, ariko agakiza gafite umumaro ni agakiza karimo umwuka wera. Uracyafite umwuka wera? Uracyumva ijwi ry'Imana? Ijwi rikuriho, amaso y'Imana aracyakureba. Iyo amaso y'Imana kuriho hari ibyo udakora. Umuntu umwe yarambajije ngo mbese pasteur, niki cyatuma ntakora ibyaha? Ndamubwira ngo kizatuma udakora ibyaha iteka ryose ujye uzi ko Imana ikureba, ugenda uzi ko Imana ikureba, mu kazi ko Imana ikureba, business Imana irakureba, Dubai Imana irakureba, Amerika aho ngaho uri Imana irakureba, Canada Imana irakureba, Australia Imana irakureba. Aho uri hose umenye kandi ko igihe cyose kiri mu biganza by'Uwiteka, uzakoresha igihe cyawe neza. Ariko ndagira ngo ubwire ngo iyo wibeshye gato Satani agutwara umwanya. Petero ukuntu yabwiye Yesu, amubwira ngo bwari wowe bikoze, ngo bakijugunye inshundura amafaraza menshi cyane, kubera iki yaje? Hari amaguru yari ahageze. Amen. Iyo amaguru ageze mu kibazo indwara irakira. Ayo ni amaguru yande ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu ashimwe. Rero ndagira ngo ubwire intambara warwanaga ukumva zirakuremereye, zihereze Yesu. Ejo bundi ari ahantu twari turi gusenga, ngiye n'undi muntu turiho twinginga Imana ngo Imana ikora ibitangaza mu buzima bwacu. Twari online, urumva nasengana nawe kuri telefone, yari mu gihugu nanjye ndi mu gihugu kindi. Noneho turiho dusenga, umwuka w'Imana arambwira ngo nimubwire ntarebe ibintu bimugose, kuko ntarebe ibintu bimugose ntabwo araza kubona Imana. Ndamubwira ngo Uwiteka mwuka w'Imana urambwira ngo ubwire nturebe ibintu bikugose. Arambwira ngo Pastor Steven, ni gute wambwira kutari ibintu bingose? Ndi muri Piriyave, mugabo yarantaye, aho ndi simfite uburyo na butoya. Ndamubwira ngo aho ngaho abantu badahagaze n'Imana ije guhagarara. Ndamubwira ngo aho ubona nta nzira, aho ubona bifunganiye, aho ubona umwari, niba wizeye Yesu umwami n'umukiza, niyo Yesu agiye gukorera. Natangajwe n'iki? Nyiri inzu amwirukanaga Imana yamugeze aramubwira ngo wisohora umwana wanjye. Araza aramubwira ngo ya mafaranga wari undimo ndayakubabariye, kandi ngo hari no kuba muri inzu kugeza igihe uzabonera akazi. Arambwira ngo Pastor Steven, Uwiteka arantunguye. Ndamubwira ngo Uwiteka ageza igihe abantu babuze igisubizo ku buzima bwawe, igihe abantu bagifite igisubizo cy'ikibazo cyawe, ntabwo Yesu azaza. No, Yesu aza mama afite igisubizo cyawe, ubwo se ishimwe ryahabwa ndi? Yesu aza umugabo agifite igisubizo cyawe, ntabwo Yesu yaza. Yesu aza igihe umugabo yavuyeho, igihe umugore yavuyeho, igihe abana bavuyeho, igihe famiye yavuyeho, usigaranye nawe mwembi gusa, utakireba anko, utakireba undi muntu. Niho Yesu amanukira, kuko icyubahiro kigaragarira Yesu. Amen. Ngo kukidendezi umuntu yari amaze imyaka myinshi, abantu ngo yari yabuze umuntu umwe gusa. Imana iguhuje n'umuntu w'umumaro, Imana iguhuje n'umuntu w'igitangaza, Imana iguhuje n'umusamariya, Imana iguhuje n'umuntu kandi aziye mu gihe. Kandi uyu muntu Imana yohereje niwe Yesu aziyemo, n'amaguru Imana izanye iciye muri uwo muntu, akira igisubizo mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Rero nibwo ugiye kurya inzabibu, ugiye kurya ibyo Satani yakunyaze, ugiye kongera kugarurirwa amasezerano, ugiye kongera kugarurirwa imbaraga zo kongera kumva muri wowe wuzuye amavuta yo kwizera. Maze iminsi warakamutse, kwizera byari byarakunaniye, ariko Imana igaruye ibihe byiza mu buzima bwawe. Amen. Reka nkubwire kano kantu karafashije nanjye, kandi nawe nikagufasha ugakomeza. Teka ryose iyo ndiho gusenga ngumva mu mutima wanjye ndahamanya n'umwuka w'Imana
ko ngiye kwakira ubutabazi ndabubona. Kubera ko Satani kugira ngo akwime ubutabazi aramaze kureka ko Imana yagutaye. Ntubyemere, ntabwo Imana yakureka. Ikuretse wabyuka, ikuretse waramuka, no. Kuba utinze kubyara, kuba utinze kubona akazi, kuba utinze kubona visa, kuba utinze kubona imodoka, kuba utinze mu kibazo, nibikuyeho ko Imana igufite mu biganza byayo. Uramutse uri mu biganza by'umwana w'umuntu, igihe baguhereye ubukiriho wa mukobwa, ubukiriho mama, papa, igihe nawe reba igihe Satana agukiniye agapira. Ariko ndashimira Yesu ko aba ari hejuru y'imbaraga ziturwanya, kandi azi igihe gikwiriye kugira ngo yigaragaze. Yesu ashimwe cyane. Hari undi muntu wahuye n'amaguru meza, Imana ishimwe cyane. Urabona Mose yamaze kuvuka ngo nyina muremera kato, cyari igihe kigoye, cyari igihe cyo kwica abana b'abahungu, kandi Mose yari mwiza. Ngo ariko nyina avuga ati oya, uyu mwana ntabwo nabona bamwicira mu maso yanjye, wowe nyina mubohera kato. Utwara igihe wanyu bakubohera kato bitewe n'amagambo bakwatuyeho. Ntabwo uzi kamera nayimbwa, nta kintu uzageraho magambo nkayo, ariko ni wowe muhanuzi wa mbere wo kuvuguruza ayo magambo bakuvuzeho, kwihereza icyerekezo, gufata ubuzima bwawe ukabuha umurongo. Mose bamushyira mu kato hariya mu rufunzo, hariya yarari Miriyamu yamugiyeho kuko yari azi ko Imana avuze kuri Mose ngo aba hafi aho, ariko Imana ihagurutsa amaguru y'umukobwa wande uwa Farawo. Amanu baje kwiyuhagira, asize pisine wabo, asize ibindi byinshi wabo, kugira ngo akure Mose hehe mu kibazo. Ndumva umwuka w'Imana uvugana nanjye ngo Imana yohereje umuntu kuza gukura mu kibazo, Imana yohereje umuntu kuza kukurenganura. Umwuka w'Imana ntabwo yakwemera komeza kuba muri ubwo buzima. Niyo mpamvu ngubwira ngo humura, hari amaguru uzanye inkuru nziza, komeza ibirori byawe, komeza gahunda ufite, kuko umunyabibi Imana imutsembyeho pe. Uranyumvise? Imana ikuyeho umunyabibi. Abanyabibi ni benshi, abarwanya ubukwe, abarwanya ejo hazaza, bahora baguteza karande, bahora bakuroga, bakuregera umugore, bakurogera business, urahombye, ibintu byaranze. Ayo ni amaguru mabi, ariko Uwiteka azanye umuntu w'umumaro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero dusengane Imana kuri iki kiganiro cyacu ku Ikamba TV. Imana iguhe umugisha, kandi mu by'ukuri Mwuka Wera akomeze kubana nawe. Rero iyi nyigisho nukomeza kuyikurikirana harimo ishurirwa, kuko uraza kureba amaguru wahuye nayo agusigira igikomere, uraza kureba amaguru wahuye nayo asiga kubwiye ko bitazashoboka, ariko mu mwanya wo bitazashoboka hari andi maguru Yesu yohereje. Amen. Imana iguhe umugisha, kandi Umwuka w'Imana abe ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusengane Imana, duhamagara amaguru y'umugisha, duhamagara amaguru y'amahirwe, duhamagare network idasanzwe, twirukana umwuka w'inzozi, kurara bakwirukankana, kurara nabi, kandi wariye uri no mu nzu nziza, ariko kumbe hari amaguru yageze iwawe atari amaguru y'umugisha. Rero ubuhanuzi n'ubwawe, niwe Imana imbwiye kubibwira. Mutima w'Imana uhaye amahoro, mutima w'Imana ushize mu gitereko. Uwo mwuka wakubwiraga ngo urapfuye, Imana ukuyeho. Uwo mwuka wakubwiraga ngo umugabo aragutaye, uwo mwuka Imana ukuyeho. Mwuka wakubwiraga ngo umuhamagaro wawe urangiriye hano, uwo mwuka Imana ukuyeho. Ahubwo Imana ije gukora ikintu kugira ngo abo muturanye bazafite nayo guhimbaza Imana. Imana ni kuzamura, ntuzizamure ku bandi, ahubwo uzarushaho kubacira bugufi ubereke ineza y'Imana mu buzima bwawe. Kubera ko Ana gutinda kubyara byagira ngo abyare Samweli abumugisha mu bwami bw'Imana. Nawe nta kindi cyatumye Imana igutinza kugusubiza, kwagira ngo nigusubiza abo muturanye barushaho guhabwa, basho kubona icyubahiro cy'Imana ku buzima bwawe, nabo baze bakizwe, nabo baze bamenye ineza y'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Mu bwami harimo mariage, mu bwami harimo inzu, mu bwami harimo iterambere. Ndahamagara ya maguru yuzanye inkuru nziza kuri uyu muntu ngurikiranye, uri Australia, uri Amerika, uri Canada, uyu muntu ngurikiranye, uri Kenya, uri Burundi, uri mu Rwanda, mwese aho muri ndabashuhuje, mbifuriza amaguru meza y'inkuru nziza. Kandi ndinginze ngo Mwuka Wera w'Imana abakomeze. Wumvaga nta byiringiro, wumvaga umutima wawe umaze gusubira inyuma kubera ko warasenze uriyiriza ariko buri gitangaza, ariko aho warunaniriwe n'umwami agutabariye. Ndagusabira amavuta, ndagusabira kwizera, ndagusabira ibyiringiro bishya.
byo gukomera kuguma mu ijambo. Ndasenze ngo icyerekezo Satani yagiye agutobera, Mwuka w'Imana akureho icyo gitobero maze agushyire mu gitangaza cyawe. Ndirukana iyo ndwara, ndirukana uwo muvumo, ndirukana iyo karande mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu mbaraga n'ibitangaza, mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Reka wacira amaguru y'inguru nziza, reka wacira amaguru avuguruza umuvumo, reka wacira amaguru aguhereza amahoro, reka wacira amaguru aguha kwakira amasezerano. Mucyo w'Imana ukurasire, kandi Mwuka w'Imana agumye kubana nawe, ukomerere muri iri jambo, maze ndabizi ko ari wowe uzashima mbere, kuko Uwiteka kuremeye igitangaza. Ndagukunda kandi Yesu agukunda kandi agufiteho umugambi. Ngushimiye uburyo witanze ureba iki kiganiro cyacu. Mwami Imana aguhe umugisha, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu ube ku buzima bwawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana iguhe umugisha.